Amarembo y'ikuzimu aherereye Darvaza mu butayu bwa Karakum mu gihugu cya Turkmenistan amaze igice cy'ikinyejana abayeho. Aya marembo ni bwoko ki? Hagati mu kinyejana cya 20 leta zunze ubumwe z'abasoviyete zari zifite imishinga myinshi yo kuzamura ubukungu bw'igihugu binyuze mu bucukuzi bwa peteroli na gaze. Iki gihe hari umwe muri iyi mishinga wari waratangiye gushyirwa mu bikorwa, ukaba wari uherereye mu gace kazwi nka Darvaza. Igitandukanye n'ibyari byizweho mu itegurwa ry'uyu mushinga cyaje kuba icukurwa ry'amasoko ya gaze ryaje guteza impanuka yatangiye bayifata nk'idakomeye cyane, gusa nyuma y'igihe gito baza kubona ko birenze ubushobozi bwabo. Uyu munsi muri aka gace ahabereye iyi mpanuka hitwa amarembo y'ikuzimu. Ni ahantu hateye ubwoba n'impungenge kandi bisi bya none kuko hashize imyaka isaga 50 haka umuriro utazima. Aya marembo y'ikuzimu nk'uko hitwa byagenze bite ngo avuke muri aka gace ka Darvaza? Kuki uyu muriro wakamo wabaye umuriro utazima kugeza ubwo uyu munsi ubarirwa imyaka isaga 50 umaze waka? Nge nitwa Nuello Okoye. Iyi ni Nuello Okoye Space. Nguhaye ikaze. Darvaza Gas Crater, iki ni ikinogo kizwi cyane nka Door to Hell cyangwa se irembo ry'ikuzimu. Ni imwe mu nkuru zitangaje cyane z'impanuka zabaye ku isi kandi zitewe n'abantu. Uyu mwobo uri mu butayu bwa Karakum, bukaba buherereye mu gihugu cya Turkmenistan. Iki ni igihugu kiri muri Aziya yo hagati, ndetse 80% y'ubutaka bw'iki gihugu ikaba igizwe n'ubu butayu bwa Karakum. Iki gihugu kikaba ari igihugu gihana imbibi n'ibindi bihugu birimo Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Iran, ndetse kikaba kinahana imbibi n'inyanja ya Caspian. Uyu mwobo ukaba uri hafi y'umudugudu wa Darvaza, ni mu birometero hafi 260 uvuye mu murwa mukuru Ashgabat. Ni umwobo ufite umurambararo wa metero zibarirwa hagati ya 60 na 70 ndetse n'ubujyakuzimu bwa metero 30. Mu myaka y'1950 kugeza mu 1970, leta zunze ubumwe z'abasoviyete zari zifite gahunda nini yo gushakisha peteroli na gaze mu bice bitandukanye byazo. Mu gihugu cya Turkmenistan hari hazwiho kugira ububiko bunini bwa gaze karemano yari munsi y'ubutaka bw'ubu butayu bwa Karakum. Kubera iyo mpamvu, abageologue cyangwa abahanga mu by'ubumenyi bw'isi n'abacukuzi boherejwe muri aka gace kujya gukorayo ubushakashatsi ndetse no kuhacukura amariba mashya ya gaze. Mbere yo gucukura bakoze ibikorwa bitandukanye birimo ubushakashatsi ku miterere y'ubutaka, geological surveys, kugira ngo bamenye aho gaze ishobora kuba iri. Bashyiragaho kandi ibyuma bibafasha mu bucukuzi bizwi nka drilling rigs. Icyo gihe ikoranabuhanga ryo kumenya neza imyobo yihishe munsi y'ubutaka ntiryari bwatera imbere nk'iry'iki gihe. Mu gihe cyo gucukura iriba rishya, abacukuzi bageze ahantu hari igisa n'ubuvumo cyangwa se icyuho kinini cyuzuyemo gaze munsi y'ubutaka. Kubera uburemere bw'imashini n'ibikorwa by'ubucukuzi byatumye ubutaka busaduka, iriba rirariduka, imashini n'ibindi bikoresho byinshi birarigita, maze hasigara ikinogo kinini gusa. Nyuma y'iyo mpanuka, gaze metane nyinshi yatangiye gusohoka, maze bigira inama yo kuyicana. Ubusanzwe gaze metane yihuye n'umuriro mu buryo runaka iraturika. Iki gihe ishobora guteza ikibazo ku bantu ndetse no ku nyamaswa, ishobora kandi no gukwirakwira mu kirere, nabyo bikaba byateza ibindi bibazo. Abashakashatsi bahisemo ubu buryo bwo kuyitwika kugira ngo bahagarike ikwirakwira ryayo ndetse banirinde impanuka zishobora guterwa n'iturika riyiturutseho. Mu gukora ibi, bizeraga ko iyi gaze ubwo bayicanye igiye kwaka kandi izahita ishira mu gihe kidatinze. Bashyize umuriro kuri iyi gaze batekereza ko izamara iminsi cyangwa ibyumweru bike gusa ikaba yashize. Nyuma yo gucana iyi gaze, aho kugira ngo ishire, ahubwo yakomeje kuzamuka iva mu bubiko bunini bwayo bwari munsi y'ubutaka. Umuriro ukomeza kugurumana, imyaka irashira indi iraza. Abacukuzi bari barakoze ikosa rikomeye ryo kudapima neza ubunini bw'ububiko bwa gaze bwari munsi y'uwo mwobo. Bamwe mu bahanga bavuga ko iyi mpanuka yaba yarabayeho mu mwaka w'1971, abandi bakavuga ko umwobo waba warabayeho mu myaka y'1960, maze gaze yari irimo igacanwa nyuma mu myaka y'1980. Ikizwi neza nuko habayeho gusaduka k'ubutaka, gaze igasohoka hanyuma igacanwa. Gukomeza kwaka kw'iyi gaze byaje kuba ikibazo gikomeye cyane kubera ko iyi gaze karemano yakomeje kwaka kandi igapfa ubusa aho gukoreshwa ibikorwa bifitiye igihugu akamaro. Turkmenistan ni kimwe mu bihugu bifite ububiko bunini bwa gaze ku isi. Gaze yagiye ipfa ubusa imyaka myinshi kandi yarashoboraga kubyazwa amashanyarazi cyangwa amafaranga menshi mu by'ubucuruzi. Nubwo gutwika gaze metane ari byiza kurusha kuyireka ikajya mu kirere idacanywe, ariko nabyo bifite izindi ngaruka mbi kuko umuriro w'iyi gaze ukomeza kurekura bimwe mu binyabutabire birimo carbon dioxide,
birekura kandi ubushyuhe ndetse n'indi myuka itandukanye yanduza ikirere. Ibi bikongera uruhare mu ihindagurika ry'ibihe cyangwa se climate change. Abantu bari hafi y'ako gace bashobora guhura n'imyotsi, imyuka iva mu kwaka kw'iyi gazi ndetse n'impumuro mbi ziba zituruka kuri iyi myuka. Aka gace ni agace katigeze gaturwa cyane ndetse na bake bagerageje kuhatura mu mwaka wa 2004 leta yaje kuhabakura mu rwego rwo kubarinda ibyago bashoboraga guhura nabyo. Gusa n'ubu haracyari impungenge z'ingaruka ku buzima bw'abahagenda cyangwa bahakorera ubushakashatsi. Kubera ko kuri ubu aka gace kabaye ahantu hasurwa cyane, hari ibyago by'uko abahasura bashobora kugwa muri uyu mwobo. Hari kandi ubushyuhe bukabije hafi y'inkombe zawo ndetse no kuba ubutaka bushobora kongera guturika. Kubera izo mpamvu abakerarugendo bahasura basabwa kwirinda kwegera impande z'iki kinogo. Reka tugaruke ku bindi byago bishobora guturuka ku bushyuhe bwinshi kandi bwabayeho igihe kirekire. Bimwe muri byo harimo guhindura imiterere y'ibitare ndetse n'ubutaka. Hariho kandi kongera ibice byoroshye bishobora gusaduka igihe icyo ari cyo cyose. Ubushyuhe bwinshi kandi bw'igihe kirekire bushobora no gutuma havuka indi myenge mito hafi y'ikinogo cyari gisanzwe. Bimwe mu bibazo byakomeje kwibazwa harimo ingano ya gazi yaba yarangiritse cyangwa se yaracanwe ikaka ipfa ubusa. Ni ukuvuga gazi imaze imyaka 50 yaka ingano yayo. Ikindi kibazwa ni ikijyanye n'igihe bishobora kuzafata kugira ngo uyu muriro uzazime burundu. Hanibazwa kandi niba hashobora kuba hariho ubundi bubiko bw'iyi gazi bushobora kuzavuka nyuma bukongera uyu muriro. Ibi byose ni bimwe mu bituma abahanga mu by'ubutaka n'ingufu bakomeza gukora ubushakashatsi kuri iki kinogo. Leta ya Turkmenistan imaze imyaka yiga ku myanzuro inyuranye irimo uburyo bwakoreshwa kugira ngo bazimye uyu muriro, uburyo bafata gazi isigaye ikabyazwa umusaruro aho kwaka ipfa ubusa cyangwa kuba uyu muriro bawureka, cyane ko wanabaye ikimenyetso gikurura ba mukerarugendo muri iki gihugu. Buri cyemezo muri ibi byose kikaba gifite ingaruka ku bukungu ndetse n'ubukerarugendo. Nubwo abantu benshi batekereza ko ikibazo gikomeye ari umuriro ubwawo, abahanga benshi bavuga ko ikibazo gikomeye ari igihombo kinini giterwa n'iyi gaze y'agaciro imaze imyaka isaga 50 yangirika. Iyi ni gazi ishobora gutanga ingufu zihagije ku mijyi myinshi kandi mu gihe kirekire. Niyo mpamvu Darvaza, aka gace k'ikinogo giherereyemo, gakunze kwigwa nk'urugero rw'ingaruka zishobora guterwa n'ubucukuzi bwa peteroli cyangwa gazi. Abasuye iki kinogo bavuga ko mbere yo kuhagera ubanza kumva ubushyuhe bukomeye, ukumva urusaku nk'urwo kwitanura rinini, hanyuma ukagera aho utangira kubona umuriro muri uyu mwobo wose. Mu masaha ya nijoro kwitegereza uyu muriro ntibisaba kwegera aho uri kuko uba ushobora kuwubonera ku ntera ya kure cyane muri ubu butayu. Gusa tugarutse kuri bya byemezo leta ya Turkmenistan yigaho umunsi ku wundi, kimwe mu byo yibandaho cyane harimo uburyo bwo kuzimya uyu muriro. Ibi babyibandaho kubera ko gaze nyinshi iriho ipfa ubusa kandi igihugu cyayibyaza umusaruro. Impamvu ya kabiri ni uko gaze metane ari imwe mu myuka igira uruhare rukomeye mu kongera ubushyuhe bw'isi. Indi mpamvu ya gatatu ni uko hari impungenge z'ingaruka ku bidukikije ndetse no ku baturage, by'umwihariko abitwa ko batuye hafi y'aha hantu. Mu mwaka wa 2022 perezida w'iki gihugu cya Turkmenistan yatangaje gahunda yo gushaka uburyo bwo kuzimya uyu muriro. Nyuma yaha hahise hacukurwa amariba mashya yo gufata gaze mbere yo kugera kuri iki kinogo. Amakuru ya vuba agaragaza ko umuriro wagabanutse cyane. Abashakashatsi bavuga ko ubushyuhe n'ubukana byagabanutse ku kigero kirenze 75% mu myaka mike ishize. Mu gihe mbere habaga hari umuriro mwinshi, kuri ubu ngo hasigaye hagaragaramo ibirimi bike by'umuriro. Nubwo abantu bahita amarembo y'ikuzimu, ntabwo ari ikirunga cyangwa ibikoma byacyo biva mu nda y'isi, ahubwo ni gaze karemano ya metane iri kwaka kubera impanuka yabaye mu gihe cy'ubushakashatsi bw'Abasoviyeti. Ni imwe mu mpanuka z'ubucukuzi zizwi cyane ku isi kandi yamaze imyaka irenga 50 igeraho ihinduka kimwe mu birango bizwi cyane muri iki gihugu cya Turkmenistan. Ndagushimiye cyane wowe wabanye nanjye muri iki kiganiro. Icya none naha ngisoreje. Nge nitwa Nuello Okoye. Iyi ni Nuello Okoye Space. Imana ibarinde.